Mbivuze kubera impamvu kuri iyi si ya Nyagasani ibibi n'ibyiza biragendana. Ntabwo ushobora kuba mu munezero gusa uri kuri iyi si. Ugomba kuzirikana ko Noheli ikwibutsa ko kuri iyi si ibibi n'ibyiza bigendana. Yesu we ibyo yahuye nabyo byiza kuri iyi si ni bike. Niyo mpamvu yavuze umwana w'umuntu yabuze harambika umusaya. Ubwo butumwa tuzabubona. Umwana w'umuntu yabuze harambika umusaya. Naba n'inyoni, naba n'ingunzu, ariko giye mukurikiye. Yesu ukurikiye yabuze harambika umusaya. Ubyibuke neza. Nuhura n'ibibi rero ntukagire ute, ntukavuge ko bigezeho wenyine. Yesu akimara kuvuka Haleluya, ni umukozi w'Imana Evangeliste John Migabo ubasuhuza mu izina rya Yesu. Nifuje rero kubasangiza ijambo ry'Imana uyu munsi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 2021. No kuvuga ngo tuvuye muri Noheli hashize iminsi 3-4 kandi tugiye mu mwaka mushya 2022 hasigaye umunsi umwe ngo turinjiremo. Ndawubifurije rero uzababere umwaka mwiza, umwaka w'ibisubizo w'ibyo mwasabye. Nukuri kandi Imana irumva isubiriza igihe. Niba yarateganije gusubiza muri uyu mwaka, nukuri komeza bishyira imbere y'Imana. Amen. Uyu munsi rero nagira ngo nibutse abakunzi banjye ko mfite channel kuri YouTube iyo wanditseho ngo Professional Church TV Evangeliste John Migabo. Ubutumwa bwose ntanga uragenda ukabwumva witonze, haba nyuma y'icyumweru ntibuvaho. Twagize amahirwe yuko dufite ahantu dushobora gukorera, umuntu ashobora kujya akumva ijambo ry'Imana. Amen. Niko nababwiye ibyaye byo gukoresha neza iterambere. Haleluya. Uyu munsi rero ntatinze nagira ngo mbabwire ko ubu butumwa buri busohoke mu buryo bwa audio. Burasohoka mu buryo bwa audio, ndimo ndafata audio hano, kandi burasohoka no mu buryo bwa video. Amen. Intego nyamukuru rero mfite uyu munsi nayikuye ku bantu bagiye bambwira bati se mukozi w'Imana mukozi w'Imana ko utatwifurije Noheli n'ijambo ry'Imana byagenze biti. Ariko bari bafite ukuri mu by'ukuri, ariko nabikoze n'umwuka wera aranyobora ngo buretse gato uzabutambutse mu gihe gikwiye. Imana iza impa igihe gikwiye cy'uyu munsi wa none kugira ngo musohore. Uyu munsi rero na hano handitse ngo dukosore gato Noheli yacu. Dukosore gato, uramutse ukuruye waza kubibona. Dukosore gato Noheli yacu. Impamvu nifuje ubu butumwa ngo dukosore gato Noheli yacu, no kuvuga ngo hari uburyo tuyitwaramo, nibyo tugiye kureba rero ntatinze mu magambo. Turakurikira rero. Muri rusange ku isi yose kuri Noheli hari ibyo duhuriraho. Hari ibintu duhuriraho ku isi yose. Umunsi mukuru wa Noheli hari imitako iwacu mu mazu, imitako, ibiti bya Noheli, amatara, les lampes, za bougie zaka, kurya no kunywa neza, amakado atandukanye, Père Noël. Mu by'ukuri ahangaha nyuma y'ubu butumwa ndaza gushyiraho video muze kugira amatsiko yo kureba mu bihugu by'i Burayi, ibihugu byinshi uko biziza Noheli n'imitako iteye ubwoba. Barataka kandi birahenda, amakado abacicikana, natwe bacu nuko. Ariko se ntabyo ngaya, nta nibyo nkira muri negatifu cyangwa se mu buryo butari bwo. Ariko hari icyo twibagirwa cy'ingenzi. Hari ikintu twibagirwa cy'ingenzi mu byo dukora. Nibyo rero ngira ngo turebere hamwe, ari nayo ntego y'uyu munsi nyamukuru. Dukurikire rero. Yewe uyu munsi ntabwo naje kugira gute, ntabwo naje gukora amategeko cyangwa se iyo migenzo, les traditions zuko twitwaramo muri Noheli. Ntabwo ari cyo cyanzanye. Na Yesu ubwe ntabwo yaje ngo avuge ngo amategeko ya Mose naveho.
ahubwo naje kugira ngo umwuka wera nyoboye tuvanemo confusion, nitunabikora dutake twishime dukore byose ku munsi mukuru wa Noheli, ariko twibuke icy'ingenzi. Nicyo cyanzanye uyu munsi, kugira ngo ubutaha Noheli yacu tuzayizihize mu buryo hari ibyo tugomba kuzirikana by'ingenzi. Ibyo by'ingenzi nibyo byazanye Yesu ku isi. Sino ntabwo yagombye kuba yaraje. Ntabwo yaje ngo turye tunywe, ntabwo yaje ngo dutake, ntabwo yaje ngo dutangane amakado, ntabwo ari mission ya mbere Yesu yari afite. Ahubwo mission yari afite ikubiye mu ngingo zikurikira. Mukurikire rero. Mbere yuko tuzinjiramo, nagira ngo mbanze mbahe amateka ya Noheli mu bihugu bitandukanye. Ubundi ijambo Noheli mu mwimerere waryo mu Gifaransa niho bivuga neza Noel. Nuvuga ngo kubera ko twakoronijwe n'abantu mu bihugu by'iwacu bavuga Igifaransa, twabivanyeho Noheli, ariko Abafaransa bavuga ngo Noel. Noel, nativité, naissance, kuvuka. Mu Kilatini bavuga ngo natalis, kuvuka. Noneho abongereza babivuga neza rero Christmas. Christmas bise mu Gifaransa ni la messe du Christ. Abo n'abongereza babivuga neza. Noneho misa ya Noheli, messe de Noël. Noheli yo twibukaho ivuka, nicyo bishatse kuvuga. Mu gihugu cya Denmark, mu bihugu bya Sweden n'ahandi, hano muri gihugu cya Denmark bavuga ngo ni Yule. Ubundi yagombye kwitwa Yule, yagombye kwitwa Christmas. Christmas cyangwa se Christmas. Nkuko bavuze mbese messe yivuka rya Yesu, misa yivuka rya Yesu. Ariko barabyanze. Nyuma nshaka kubabwira. Nize kubabwira ko Imana twayizaniwe nabi mu bihugu byacu. Tuyizanirwa ivanzamo n'ibindi bintu by'imihango n'imigenzo. Yule ariyo Noheli yo muri bihugu nyine byo mu majyaruguru bayiziza kuri 24, batangira kuri 23 nimugoroba, akaba ari bwo iyo nimugoroba basangira, bakarya, bakanywa, bakabyina. Ni ibya mbere ya Yesu mu mico yabo n'imigenzo n'imihango. Na mbere Yesu ko yisaza mu bantu bitaga les Vikings, muzabona abo bita Vikings barabami bayoboye ibi bihugu, bari abantu b'abarwanyi. Noneho mu gihe cyabo rero benda kwegera ubukonje mu kwezi kwa 12, bakagira ibihe byo gucana amatara ahantu hose. Ndaza kubereka muri video, bagacana amatara ahantu hose, bakibuka ko bageze mu bihe bya solstice by'izuba n'ibindi bivangavanze n'amamana. Icyo gihe basengaga, niyo yari Yule yabo. Hanyuma aho christianisme, ubu Kristo buziye, Martin Luther amaze gusora Bibiliya abantu bose bayisomeye, habayeho kuvugurura kwa protestant, kwa poroso, les protestants, bahinduye nyine amatwara ya Kigatolika. Binjiye muri ibi bihugu basangamo ingoma za cyami, bazisanzemo bazanye ubukristo. Abaturage babanza kubyanga rwose, bati ntago mwatuvangira amamana yacu, imihango yacu dukora n'ibindi ntago byavangwa. Nizere ko turi kumwe. Barabyanga. Babyanze rero haza kubaho compromis, agreement, ubwumvikane. Okay, baza kubyemeza. Barabyemeza nubwo tubyemereye ubwo Kristo nibuze, ariko bwe kutuvangira ubangikane n'ibyo twakoraga. Noneho barabibangikanya rero. Nuvuga ngo niyo mpamvu usanga mu nsengero zo muri bihugu uzasanga kuri Noheli ariyo kuri 24 hari iyo mihango, hari n'ibindi bintu bindi bavangamo, ariko bikaba kuri 24 kugira ngo ya tariki yabo bayihuze. Abatemera Imana bajye mu byabo, n'abakristo bajye mu byabo kuri uwo munsi. Ubwo Noheli kuri 25 yo ntabwo
baba nabibuka ko icyo gihe binabaho biba byarangiye kuri 24 ngayo nguko. Muri Espagne baravuga ngo ni Feliz Navidad. Feliz Navidad ni indirimbo yogeye ahantu hose, ni Merry Christmas, Joyeux Noel cyangwa se Noheli nziza mu Kinyarwanda. Mu Giswahili bavuga ngo Christmas, Christmas njema. Murumva rero ni ijambo ryakwiriye ahantu hose. Icyo nashaka kuvuga rero kugira ngo mbivuge muri makeya, umukristo nyakuri nubwo yajya muri ibyo byose by'umuco, tugomba gukurikiza umuco mu bihugu byacu, tugomba gukora turi muri societe, turi mu isi, nimpuze kuvuga turi mu isi, turi ku isi, ariko ntiturabaye turabajya mu ijuru. Amen. Twebwe rero, twebwe nk'abakristo, nk'abamenye Yesu uko yaje mu isi, iyo Noheli yacu ubutaha kugira ngo tubikosore ibyo bintu byose bidatesha umwanya. Jewe nk'ibyo biti bya Noheli n'ibindi ayo makadoni nabitanga, ariko ntabwo bimfata umwanya, ntabwo bimfata umwanya mu byo nkora. Wowe bigutwara umwanya kurusha icy'ingenzi, nagira ngo rero ukosore. Amen. Kosora uyu munsi wa none, ubutaha Noheli niza uzibuke ibingibi ukwiye kuzirikana ngiye kukwereka. Kuri twe abakristo, mwene data, kuri twebwe abakristo, as Christians, nous les chrétiens, uri umukristo ukorera Imana by'ukuri, uri convinced, uri convaincu ko ibyo ukora ari ukuri, bijyanye no gushaka ko ku mwami wacu Yesu Kristo, bijyanye n'icyamuzanye, zirikana ibi ngiye kukwereka. Icyambere, Yesu yaje mu ishusho y'umukene. Twibuka ko ubutumwa bw'ubushize twaremwe mu ishusho y'Imana, twese turasa imbere y'Imana, Imana iri bano ku butoni, ariko cyane cyane umukene arabaye ku isi. Ikintu cya mbere Yesu yagaragaje mu kuvuka kwe ni umukene. Amen. Umukene, le pauvre et poor. Kwa Yosefu niwe yavukiye umubaje. Mbere na mbere hariho jambo. Usonye muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, igice cya mbere ukava ku murongo wa mbere kugeza kwa 17. Jambo yahozeho. Yesu yagomba kwigumira mu ijuru, akigumira mu byiza by'ijuru, reka aravuga ati reka ngende njye kurokora umukene, njye kwerekana uko bafasha umukene. Tuzabibona mu butumwa buzaza. Ninde uzajya mu ijuru? Hari les vertus. Umukristo, ibyo bita les vertus du diacre. Umukristo agomba kuba yujuje kugira ngo ajye mu ijuru. Muri ibyo ngibyo harimo n'umukene. Amen. Wazirikanye umukene, uramusengera, ushobora no kujya gusangira nawe. Kimwe cya mbere, iyo niyo Noheli yacu, ishusho y'umukene, ntizamwibagirwe. Icya kabiri, guha agaciro umudamu no mama, ababyeyi bacu batubyaye, mu ishusho y'umwana muto, mu gutwitwa, atwitwa n'umukene, ariko yongeraho na Mariya w'umukenekazi, abyarwa nk'abandi bana. Yesu, Mariya aratwita, arababara, birababaza, amezi 9 ararangira. Guha umudamu agaciro. Noheli yacu niyo guha umudamu agaciro, tukamuzirikana. Abamama bacu ko batubyaye tukabazirikana. Noheli yacu. Amen. Twebwe abagabo na bagaparo, hari abantu bakoze ubushakashatsi ku mugabo, uwaduha gutwita twebwe dukurikije constitution physiologique yacu, cyangwa se imiterere yacu imbere, akaduha iterasi, umuntu akaba yanyababyeyi, umugabo akaba yatwita gusa ameza ye ane, ubundi akifira, ntabwo yaninze ameza anakiriho. Nuvuga ngo constitution physiologique y'umudamu strong, ifite imbaraga nyinshi ku buryo abana amezi 9 nta kibazo, afite umwana mu nda. Nta mugabo bishobora. Nta mugabo bishobora.
abamama mubahwe njya ndeba za YouTube hirya no hino mu bihugu byacu mu mutima ugiye guturika kuharabika kubafata ku ngufu kugira gute ko tubona ko birababaje nyine mudamu yagira ikibazo mukaba mwagira n'ibibazo ugomba kugira uko witwara ariko ntumwandarike kirazira iyo ntimuzabikore uwo mudamu agaciro uwo ari we wese umubyeyi wese wabyaye kumuha agaciro mudamu ni ingingo ikomeye kera mu isezerano rya kera Old Testament l'Ancien Testament umugore ntiyagiraga abantu bari mubizi abagabo bateraniye no kwa Esteri muzasoma igitabo cya Esteri abo bafashite basuzuguye umwami na Esteri yari mu gikari babaga iyo ngiyo ntibagira abantu bari ariko Yesu yaraje ngoma umudamu ngwino ugaragare ambara neza wikwize ugaragara uberwe umudamu n'ubwiza ntabwo ro guhishwa n'urumuri rw'urugo n'urumuri rw'umuryango amen Yesu yabikuyeho guha agaciro umudamu urebye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 8 uhereye ku murongo wa igice cya 8 umurongo wa 1 kugeza ku 11 cyane ku murongo wa 10 ku murongo wa 10 Yesu ngo bamuzanira umugore yafashe basambana ngo abagore ngo nibo basambana bonyine niko abayuda bifataga umugabo nazambana umugore tumwicisha amabuye tumwice bakamutera amabuye akagenda apfa ngo yasambanye kameme cyo ni ibintu abagabo basambane bigaragure bagire bate bagende bemye hanyuma umudamu aterwa amabuye apfe Yesu abikuraho musamira nkuru umugore wafashe azambana mu Yesu yaramubwiye ngo wa mugore we amaze kwirukana abandi bose wa mugore we ba bandi bakuregaga bari he ntawaguciriyeho iteka amen ntawamuciriyeho iteka akoze cyangwa ko abandi bagikora cyangwa no kwihana imbabazi niza buri wese ntawaguciriyeho iteka umugore ati nawe databuja nubwo wabwinshi nawe databuja n'agahinda kenshi Yesu arabwira ati nanjye madamu singuciraho iteka genda go ahead ariko irinda ubusambanyi ntuzongere imbabazi ziramugeraho zose uko zakabaye zitagabanije amen yaricuje mu mutima izo mbabazi tuzazibona ingingo ikomeye Yesu yaje gukuraho gutesha agaciro umudamu no kumwandarika umukozi w'Imana wandarika umudamu uri mu cyaha Imana yamuri mu ishusho y'umunezero amen turi kumwe iyo ngingo murayizirikanye ingingo ya 3 Noheli yacu guha agaciro umwana guha agaciro umwana fata umwana wese nk'uwawe gusangira na za mayibobo mu gihe cya Noheli ukazigaburira ugasangira nazo ndabana cyane niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mureke abana bato bansange mu nsengero abana musohoke abana musohoke hanze mu rusengero abana basohoke hanze bashyira imbere bicara imbere aho shyira abana imbere ibihugu byateye imbere rero bifite icyo biturusha umwana ahabwa agaciro mu nsengero niwe wicara imbere habaho n'ubutumwa bwabo bugenewe abana umukozi w'Imana nanjye mbikora nkagenera ubutumwa abana buteguye neza nkabuha abana nkabona kwigisha abakuru mu minsi mikuru abana nibo biseriva mbere abakuru bakagenda nyuma bakigezeho nta kubita umwana nta totezwa uramutoteza baramukwaka bamutwara undi umushoboye kumurera neza kugira ngo atazakurana ibikomere mu psychologue niwe yavuze ngo l'enfant nouveau-né
est comme une feuille blanche sur laquelle s'inscrivent tous les événements au cours de sa vie. L'enfant nouveau-né est comme une feuille blanche. Umwana uvutse n'urupapuro rwera. Une feuille blanche. Umwana n'urupapuro rwera do. Nta kintu kiba kiriho. Sur laquelle kuri urwo rupapuro handikwaho ibintu byose ahuye nabyo mu buzima bwose. Ibibi n'ibyiza. Urupapuro ukagenda rwandura amateka mabi, inyigisho mbi, umwana akagenda yandura. Ariko ubundi umwana avuka yera. Nitwe tumwanduza. Ni sosiyete imwanduza. Rero gerageza gufasha umwana gukomeza kwera. Amen. Umwana agaciro. Ikindi rero Yesu yavutse mu ishusho y'umwana w'umukene kugira ngo abana babandi b'abakene nabo bagira agaciro. Icyakane kudatoteza impunzi. Yesu yarahunze. Yahunze Herode. Tujya byerekana. Yahunze Herode. Aragenda ahungira mu gihugu cya Egiputa. Aragenda bayo. Yagarutse Herode yarapfuye. Marayika asanze Yesu aramubwira ati taha wa mwami wiga yarapfuye. Kudatoteza impunzi. Yesu yaje kutwibutsa kudatoteza impunzi. Amen. Aho ziri hose zirimo ziragwa mu nyanja muri iminsi, mu gihugu kinini kizagira ku nkombe bakazisubiza. Yesu yaragiye ajya mu gihugu cya Egiputa, ahungirayo na se na nyina, ahabayo amahoro, arongera aragaruka mu gihugu cye, baramwakira. No kuzirikana rero bakoze b'Imana. Hanyuma icya gatanu, kuzirikana ko ibibi n'ibyiza kuri isi biragendana. Bivuze kubera impamvu kuri isi ya Nyagasani ibibi n'ibyiza biragendana. Ntabwo ushobora kuba mu munezero gusa uri kuri isi. Ugomba kuzirikana ko Noheli ikwibutsa ko kuri isi ibibi n'ibyiza bigendana. Yesu we ibyo yahuye nabyo byiza kuri isi ni bike. Niyo mpamvu yavuze umwana w'umuntu yabuze harambika umusaya. Ubutumwa tuzabubona. Umwana w'umuntu yabuze harambika umusaya. Naba n'inyoni, naba n'ingunzu, ariko giye mukurikiye. Yesu ukurikiye yabuze harambika umusaya. Ubyibuke neza. Nuhura n'ibibi rero ntukagire ute, ntukavuge ko bigezeho wenyine. Yesu akimara kuvuka habaye ikibazo. Umwami Herode ati hajuje kunsimbura, havutse igikomangoma. Shyira itegeko ryo gukora jenoside y'abana b'abahungu batarengeje imyaka 2. Herode ashyira iryo tegeko mu bice. Can you imagine? Ibyari impundu zivuka rya Yesu bihindutse urupfu rw'abana bato b'abahungu bose bari munsi y'imyaka 2. Hakarimba hano bajya baririmba ngo kandi rero numva ijwi ryanjye kuriza. Kabaririmbire rero. Mu kuvuka k'umwami Imana Herode we yarababaye, byanamuhagaritse umutima we n'abatuye Yerusalemu. Hanyuma ndakomeza gutyo, ntabwo ndi bukurikiranye ibice uko bikurikirana, ariko ndagira ngo mwumve amagambo arimo gusa. Dukomeze rero. Herode abuze uko yica Yesu, niko gushyira itegeko ryo kwica abana b'abahungu batarengeje imyaka 2. Herode abuze uko yica Yesu, niko gushyira itegeko ryo kwica abana b'abahungu batarengeje imyaka 2. Hanyuma noneho igitego kivuga ngo inkuru yumvikanira
yo kurira no kuboroga, Rasheli we yangagozwa, abana be bamaze kwicwa. Marayika umwami Imana yasanze Yosefu nijoro, ati hungisha umwana na nyina, kuko Heroda ashaka kumwica. Ntabwo nyiririmbye uko ibitero bikurikirana, ariko niyo melodi igenda ityo. Abahanga bayiririmba bazi ko bayiririmba, ariko ijyanye n'ubu butumwa bw'uyu munsi. Si mu ijwi ryanjye bwite, nubwo ritari ryiza bwose, ariko l'essentiel, icyangombwa c'est que le message passe. I have to give you a message today. Ibibi ni byiza biragendana kuri iyi si, ntawe uzabihongera. Cya gatandatu, kutwambura ishusho y'ubunyamahanga iwacu. Amen. Nta muntu w'umunyamahanga mu gihugu cye. Kera igiye kubwira abantu bo muri Australia ngo uri umututsi, ntabwo bakumva icyo uvuga cyane. Habagaho ubwoko baheza, abasamariya, abo bitaga abasamariya, bari abantu baciriritse. Ugiye kubwira abajapani ngo uri umuhutu, twajyaga tubikora kera, babona ko wasaze, ntabwo wumva icyo uvuga. Akaba ari ivangura. Ubabwira ko uri umunyarwanda na passport uzanye, nta vangura rigomba kumukorerwaho. Mu gihugu Rwanda, Burundi, abumva Ikinyarwanda, musoni ya nkuru y'umusamariya ahayesa amazi. Sinirwa mvuga ngo Yesu amusabye amazi yo kunywa, ati wawa amazi y'umusamariya se kandi abatwa bo turanabarenganya, nta bibazo batera. Banenwa mu bihugu by'iwabo. Yesaza ahubwo Kristo abandi banyarwanda barayo bati Imana mu bihugu byacu. Ariko icyo nshaka kuvuga ni tugomba kubana amahoro, buri wese akumva ko areshya n'undi. Ujya hari akavuga ngo no mu mategeko y'isi, tukagerageza ko abantu bareshya umututsi cyangwa umuhutu ngo ufite icyasumbuye. na Paul yabigarutseho. Uramaze ni buri fiye yo kutwambura ishusho y'ubunyamahanga iwacu. Ariko kuri twebwe ugomba kumenya agaciro kabi. Mu Rwanda ugomba no kumenya agaciro ko kuba fiera ahubwo yo kwitwa umunyarwanda. Indagaciro yawe y'ubunyarwanda y'umurundi ntawayikwambura kuri isi, ntawayikwambura nawe aho wajya hose uburi we. Ntabwo uri umunyamahanga iwanyu. Amen. Icya gatandatu aricyo cyanyuma ndangirizaho, inshungu y'ibyaha byacu. Yesu yaje nk'inshungu y'ibyaha byacu. Amen. Yesaya 53:4 ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ngayo ngijambo ry'Imana, n'umukozi w'Imana Evangelist John Migabo. Abangiye kurondogora ndengejeho. Icyo nza kurigizaho nkuko nabijeje ni ka video kabereka nyine uko muri bihugu by'i Burayi bagenda bakora iyo Noheli, kuza kumukiza wacu babivanga vanga n'ibindi bintu, bikaba byaragize effects cyangwa se byatugize ingaruka natwe wacu mu kwakira Imana, mu kwakira Yesu twazaniwe n'abanyamahanga. Tubyakira nabi, tubikosore, byi kugutesha umwanya. Wihera umwanya muri wiheranwa na zakado, no kurya neza, no gusohoka neza, n'ibiti bya Noheli n'ibindi. Si bibi, si imbirwanya, ariko si byo by'ingenzi. In Jesus' name. Amen. N'umukozi w'Imana rero ubakunda, kandi Imana yahabwa icyubahiro ko iri jambo risohokeye igihe. Urifate, narivuze nitonze, nyobewe n'Umwuka Wera, ntabwo nahubutse. Ntabwo nahubutse. No mu magambo navuze nta jambo rindi ritari ry'ijambo ry'ijuru byanshitse. Icyo gihe cy'ingenzi ku mukozi w'Imana ukuri, amezura abara amagambo avuga n'agaciro yaha, ukayaha umurongo ukwiye, n'igihe gikwiye akari gasohoka.
otherwise mu bindi byose wajyamo ntabwo ukiri umukozi w'Imana, ntabwo wewe n'umwuka wera, ufite indi myuka kuyoboye itari y'ijuru. Jewe John Evangeliste in Jesus name nuko nzigendera njya mu ijuru, nzavuga ibituruka mu ijuru mu ijambo ryayo. Ibyisi njya kubiganira nishime nk'abandi, ndishima ndaseka ndanezerwa, ariko nagira ku ijambo ry'Imana simpusha. Ndasa ku ntego, nawe birasa ku ntego. In Jesus name. Hasigaye rero umwaka mushya kandi ndabyishimiye kwiga.